urankunda nabimubashije gatatu ndagukunda ndamubwira unkundira iki rero arambwira ati gahunda irahari kandi bivuba cyane biga abantu babamereye nabi mboneyeho no kubiyama ahubwo ngira ngo bamubonye hari za nsore zingana na ex nazo ziza ngo buriya ubwo yari yakundanye n'uyu natwe reka tugende tujye kumukinisha mboneyeho no kugira ngo mbaye gasoko kuko ngiye nubwo bavuga cyane nyuma byekereka bibaye too much akabikora rimwe akabikora kabiri bwo sinakwihangana nanjye nukubica inyuma pe sinababeshye nkunda bizuye ya sinzi ukuntu iza ntabwo iza nk'izindi ariko ndabikunda yawa okay bambonye ntabwo ari Sentore mama we na nyirakuru bitwa nde nashakira izina bita ubundi nanjye ndyemere ako mpfa kuba n'umukecuru wa sheri ro ndashaje wa Bertrand ndashaje nicyo yankundiye wa mwiza wanjye wewe ntabwo urakaraye ariko buriya dufite aho twahuriye se manire ibyawe ntabwo yakwinywesha mpare ndarata ndi indaya yawe maze Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba muri mukudukurikira buri munsi mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi mutibagirwa no gukanda subscribe iyo wakanze subscribe ni igikorwa cyiza cyane kuri camera za BigTown TV cyangwa kuri telefoni yawe kuri TV screen yawe n'ahandi henshi hatandukanye benshi tuba turi kumwe iyi couple murimo kubona hano hantu aba bantu babiri iyi ngiyi niyo couple twavuze cyagihe uko ariko kose ntago tujya twibeshya twagerageje kubakurikirana ahantu bari gukora nimba ari shopping nimba bari kwitemberera ngira ngo murimo kubabona hariya Yuriya ni Jane bijyanze bikunze Yuriya ni Jane ari kumwe na sheri we mushyashya amakuru turayafite Jane ngira ngo muramwibuka agikundana na Promise barakundanye cyane igihe kinini uyu Jane yarakundanye cyane na Promise biravugwa hirya no hino byinshi byaravuzwe benshi bavugaga ngo umukecuru ari gukundana n'akana gatoya ibiki byose biravugwa byose byaravuzwe bijya ahantu kure urukundo rwa Jane na Promise ntabwo rwaje gukomeza bakundanye barakundana bigera ahantu tuza kumva ngo Jane yatandukanye na Promise amagambo yo hirya no hino turayumva menshi cyane yaravuzwe inyuma y'aya magambo yose Jane ubushize twakoranye ikiganiro aratubwira ngo afite umusheri mushyashya bakundana bameze neza ngo ntabwo ashobora kuryama utamuhaye akabizo ntabwo ashobora kuryama kubyuka atamukubisa kamasaje nago bishoboka ibi byose turavuga natwe urukundo ruryoshye nk'uru nguru nago twabura kugushakisha aho rwatangiriye uko bimeze uyu munsi twabaguye hano kamera zacu zabaguye bari gukora shopping ku mihanda neza uvuye muri gari ya Remera bamanuka ku yari amaduka ari hariya ku ruhande sinzi ibintu bashakaga nimba barimo gushaka impeta y'ubukwe nimba barimo gushaka iki turavuga ngo byanze bikunze tugomba kubabona murebe namwe mwirebere mukubita amaso murebe iriya ni couple byanze bikunze uyu nguyu niwe Bertrand Jane yatubwiraga murebe neza mucyunge neza maze muze kumbwira ngira ngo murimo kubabona ngabo kamera zacu kugira ngo zitaza gufatwa cyangwa kumenywa n'abantu twese tuzikupa gatoya reka tuzikupe kamera maze dushakishe kuntu twavugana nabo Yes kubarimo gukurikirana BigTown TV twonje twagarutse abangaba nabaguye hariya mbasaba ikiganiro bigoranye cyane nyuma y'ahangaho biza gukunda ndababwira ngo reka twicare ahantu hamwe tuze kuganira na Jane hamwe n'umukunzi we n'ubwa mbere mu mateka atari Promise tumaze kubona Jane apfumbatiye umugabo kuri ibi ngibi birivugira byonyine ngira ngo murimo kubabona kuri camera za BigTown TV uyu nguyu ni Jane wa undi muzi
ubushize aratubwiye ngo sheri ndavuga ngo kamera zacyo zigomba kubashakisha. Jane wari uzi ko turimo kuba kubita kamera muri gukora shopping? Bibwiwe n'iki se ko wagira ngo muri bamaneko? Narakubwiye ngo niwanga kunyereka sheri wawe ngomba kugucyunga mpaka nzakubone. Bivuze ngo umunsi kuwundi mu ngendaho. Neza cyane. Ako turabastari wallahi. Uyu rero bamwiboneye nakonde nyine. Burakoze cyane kugemerera ikiganiro, reka tuvugane tuganire mutubwire uko bimeze. Hagati ngaho reka mubanze musuhuze barimo gukurikirana BigTown TV. Sheri banze suhuza abakunzi ba BigTown. Okay, turasuhuje abakunzi ba BigTown TV. Nanjye ndabashoje abakunzi ba BigTown TV, abakunzi ba Jenny Show, inshuti zanjye zakadasohoka, ndabakunda cyane kandi ndabizi neza ko kuri BigTown namwe mu nkunda. Ikimenyetso nuko nahakuye umutware. Wahakuye umutware? Reka dukome amashi ako kantu. Jane, yes. Banza ufata amazi kwanza, ijambo wavuze rirakomeye cyane. Banza winywera amazi kwanza. Ntabwo njya mbere y'umutware. Si wumva se. Basi ako kantu. Jane, uyu nguyu niwe Bertra watubwiraga cyangwa n'uwundi? Agashobora kuba uwundi niwe. Niwe? Bertra? Ni wowe? Yes. Ni wowe bavuze? Ninjye. Ko mufite isoni? Oya, nta soni dufite. Yes. Jane, promise mukure? Ako akangubaze bati ushobora gufata amata ukayavangamo urwagwa? Ibyo bintu birashoboka koko wimvangira? Nta na rimwe. Tukaje uramvangira. Hariho Bertra wangu wose nshaka no kumwumva, naranabigusabye ubushize. Sinzi niba mukunda Bertra utamukunze simbizi. Oya, Bertra subwa mbere namubonye nawe ngomba kumukunda buhoro buhoro. None se uriya nguhe nimero ye basi umubaza amakuru ye utazajya umumbaza. Mereza nimero ye uracyayifite? Ntabwo nabura umuntu nzaka. Uracyazifite? Oya, narayisibye. Okay. Yes, Jane, tubwire makuru ya Bertra, mwahuye gute, mwatangiye gukundana gute, maze twemeze neza nimba ari we ni wa wundi watubwiye ubushize? Of course. Nje nago sho kubyemera utaramukubita ikibizu cya kindi cha moto. Dutatu. That is one. Kakabiri. Ndahita mbyemera. Wow, kaka. Ya ako kanyuma none ko gutinda bo ni fresh sana. Ongera unywa amazi kwanza. Ongera unywa amazi, gukora ibi bintu ntago byoroshye. Kabisa. Ndemeye. Mwahuye gute? Twahuriye kuri ku mbuga nkoranyambaga. Ambonaho ndi kumwe nyine ndi muri cya gihe cyo kwibeshya. Ndi mu buyobekwa. Niho yansanze arambona ku mbuga nkoranyambaga, haranyaprocinga, ambwira ko ankunda, nanjye muha urukundo. Sinirwa njya muri detayi ngo yambwiraga utugambo gutya wenda kireka nibiza kuba ngombwa, ariko twahuriye ku mbuga nkoranyambaga arankunda. Asaba urukundo ndarumuha cyane ntanatinze. Bertra, Jane mwahuye gute? Twahuye nabanje kuba umufana. Umufana we azankurikira ubuhamya bwe cyane cyane ubuhamya bwe nibwo bwankuruye cyane. Kuko hari aho yatanze ubuhamya buteye agahinda cyane, numva aranyatarakitinze cyane, bituma muprovoka birangira nyine tubaye inshuti. Ariko Justin namukurikiye kuri BigTown. Okay. Nice cyane. Nice kabisa. Mu buhamya bwe ndibuka Jane yaratubwiye ko yakoze mu buzima bugoye cyane, ko yaje gushaka umugabo, ko baje gutandukana, ibiki byose byari ibintu bikomeye cyane. Muri ibyo byose niki cyagukuriye cyane kumva ko uyu muntu nyene kubonana nawe, nyene kuvugana nawe?
ikintu cya mbere cyankuruye just ni kuri step ya mbere aho ya divorcinze n'umugabo we kuko yambwiye ubuzima bw'ukuntu mbese ukuntu byari bimeze mu rugo rwe ntabwo byari bimeze neza noneho nza kumva nanone numva akundana n'uriya musore ariko nkabona abafanaga Justin nabonaga ari ibintu byiza ariko nyuma nza kumva ko byarangiye ndavuga ati nta mpamvu afite agahinda kenshi uko byari bimeze kose niko kumwegera turaganira noneho atangira kubimbwira turi kumwe vis-a-vis uko nabyumvaga kuri social media ubuhamya bwe yatanze ariko noneho abumbwira twicaye hamwe turi kumwe numva ngize agahinda kenshi nicyo kintu cyatumye mpita muprovoka so muri makeya uri mu mararungu cyane kabisa nuko bimeze neza cyane so utuntu nka tubiri twagukuruye usibye ubuhamya bwe hari kubabarira umuntu kumva ko uyu muntu nagerageza kumumarira ngo ariko sasa urukundo ibintu byagukuriye mu rukundo kugira ngo uvuge ngo nkunze Jenny ikintu cyankure cyane tukibonana ntaramubwira ngo ndagukunda just hari utuntu nabonaga nawe yanyishimiye just nkabona mbese hari utuntu ankorera nk'ubu ku ntuza ya mbere bwa mbere tugenda kuko twari turimo kugenda n'amaguru bukeya nkabona arimo kugenda nyitambika ukuntu noneho ndavuga ati se wowe byikoresha cyangwa biza kurangira amenye ko ari ibintu bikoresha atari wowe babishatse ari ibintu yikoresha just bitaragera hanga uraza kwakomereza sibyo ntago nakuciye kwijambo umunsi wa mbere muhura byari bimeze gute ninde wasabye ko muhura ni Jenny yagusabye ko muhura cyangwa niwe wasabye Jenny ko muhura okay ninjye yamusabye ko duhura byaragoranye cyangwa byabaye puff umunsi wa mbere namusabye ko duhura ntago byase bikunda kuko twese tugira gahunda noneho undi munsi nubwo twahise dupanga iyo gahunda y'uwo munsi wundi noneho duhura byo biremera just turahura tayari mu mutima wari ufite urukundo rwo kuvuga ngo ngiye gukunda Jenny cyangwa ngiye kumusaba urukundo cyangwa washaka ko muganira bwa mbere byari bimeze gute just nari ndufite ariko nashaka kugira ngo the first tubanze tuganire mbere yo kugira ngo ntere iyo ntambwe yo kuvuga ngo yo kumusaba urukundo just tumaze kuganira nibwo noneho byahise biba too much numva noneho neza birandenze umunsi wa mbere ibiganiro byari bimeze gute byari faye kabisa byari namarira mbese urebye ko nge nararize amaranga umutima yaranze umunsi wa mbere mwaganire by'urukundo cyangwa mwaganire by'ubuzima busanzwe ikuntu byagenze njye nabanje kumubaza kuko nari mfite amatsiko yo kumenya ubwo buhamya bwe kuko ari ukuri ubwo nabonaga kuri social media none nicyo kintu nabanje kumubaza ndamubwira ati se buriya buhamya watanze nibyo biririyo ati nibyo niko kuba nsubiramo noneho turi kumwe nicyo kintu kwabanjijeho kuko nicyo kintu nari mfite amatsiko cyane ubwo n'ibindi byose agenda byinjiramo birangira amenya ukuri ambwiye byose just bitamusaba urukundo umusaba urukundo none aho hantu tugeze niho haryoshye cyane umusaba urukundo ijambo rya mbere wamubwiye gute kuko gusaba urukundo bwa mbere biragorana ndabizi cyagiye umuntu ari za segonderi ari guteretse ukuntu ubwira umukobwa ngo biragorana biva kure cyane wowe wabigenje gute just ntago biba byoroshye byo nkuko bivuze ariko urumva nawe yabonye emotion zanjye bitewe n'ibyo twabanjirijeho abona ukuntu mpindutse cyane nawe biramubabaza then none nahise ntangirira mbese niho nahise mfatiraho mubwira ko mukunda ntago byagoranye buryo umuntu aguhaye karibu ko ati nta kibazo duhure buriya kiba ari icyizere ufite icyizere byanze bikunze nka 80% cyangwa 70% ko ushobora no kumuprovoka byanze bikunze bigacamo bikaba byiza kuko hari igihe umuntu mubwira ngo duhure akabyanga cyangwa akavuga ngo hari izindi gahunda afite buriya nicyo kintu cyahise cyema icyizere bwa mbere na mbere kuba yarabyemeye tugahura tukaganira ibindi byose nabyo biba byiza akwemerera umutima wawe byari bimeze gute byari emotion zari zimeze gute zarazamutse cyane
zarazamutse cyane kabisa numva sinzi. Okay, turasubira handi urimo kutubwiye ngo none wamaze kwemera urukundo mugenda agutambika imbere, ibyo byaje gute? Bo twari turi ahantu ibyo ngibyo ibyo twari turi mu gasiporo, twari turi muri siporo turimo kugenda n'amaguru kwa kundi umuntu aba aruhuka. Ubwo ni ukuvuga ni umunsi wa kabiri twaduhuyeho, ni umunsi wa kabiri wo nguwo wa siporo tugenda gakeya. Umunsi wa kabiri mwese mujyana gukora siporo? Just kuko nawe nasanze akunda siporo, nanjye nasanze nkunda siporo. Urumva mbese ntabwo twari kongera guhura, kandi umunsi wa siporo wari wageze just kuko hari car free day, hari dimanche. Ubwo turagenda kwa kundi umuntu agenda buhora ariko n'undi ari muri siporo, nibwo ako kantu nakabonye noneho nkakritikaho ukuntu, ariko nyuma nza kubona birakomeza n'ubundi n'indi minsi birakomeza, ngibazaho nyine nsanga n'utuntu nyine n'utuntu bayigira gutyo, ariko byaranshimishije cyane, twarankuruye natwo. Ubu mumaze igihe kingana gute muri mu rukundo? Bo twahereye sasa mu 12 kwezi kwa 12 umwaka ushize till now. So okay, reka tugaruke kwa Jenny gatoya. Jenny, Yes. Niki cyese kikwemeza uyu mugabo mugiye gukundana ko ari mu rukundo rwanyarwo apana rwa rundi waruvuyemo rwa promise kuno mwaje gutandukanya, uko bivuga ngo uyu nguyu niwe sheri, cyangwa reka mwemerere niki cyakwemeje wituvugwa mu rukundo nawe uvuga ngo sasa basi? Ako kanya sinavuga ngo uwo munsi wa mbere cyangwa wa kabiri nari narangije kugwamo. Ko nanjye naze kurakara, nari utuntu duke na duke ndimo ngenda mwigaho ndebe ese koko ajaje cyangwa aje gukinisha umutima wanjye. Bwa mbere nkuko yabivuze tugihura, nkimubwira story y'ubuzima bwanjye, nkabona arababaye, nkabona azenza amarira mu maso hafi no kurira, ari umuntu w'umugabo. Nahise mvuga nti ibyo ari byo byose uyu muntu ntabwo yirijisha. Burya tumenyere ko abantu b'abakinnyi ba filime ari bo bapfa kwiriza, kuko navuze umuntu w'umusore nta kina filime, nta kintu kimwe ajya kina cyatuma amarira yari hafi, ariko nkaba mubwira ibyanjye nkabona amarira arimo arashoka. Ndavuga ngo uyu muntu ashobora kuba afite urukundo, ariko sinabigira 100%, mbiha nka 50%. Uwo munsi umunsi twakurikiyeho muri siporo nyine byose yarampamagaye arambwira ufite gahunda ki, nabwangiye muri siporo, tavuga ati reka nze tujyane muri siporo. Tujya muri siporo, nabwo tuvuye muri siporo tujya kwiyakirira ahantu. Noneho yirinze kongera kunsubiza mu mateka y'ubuzima bwanjye, kuko yabonaga ko igihe cyose abimbashije ngira ikiniga. Just uwo munsi nibwo yahise ambwira ati ndumva ngukunda. Ndamubwira urankunda? Nabimubashije 3, ndagukunda. Ndamubwira unkundira iki rero? Arambwira ati mbona uri umunyakuri, wambwije ukuri, hari ibyo wagombaga kumpisha wenda ukeka ko ndi bukumvira ubusa, ariko uremera urabimbwira, gusa byasanze nanjye ari we wivuga. Umutima wanjye narakurebaga nkumva ndagukunze. Ntabwo okay, nta kibazo dukundana. Ndamubaza ntabwo uzambabaza? Sinzakubabaza. Ntabwo uzambabaza? Sinzakubabaza. Nabimubaje nabyo 3 ngo sinzakubabaza. Arambwira ko ucyumbajije gutyo wababajwe n'abahungu benshi. Ndamubwira oya, ntabwo nababajwe n'abahungu benshi, nababajwe n'ubushako, mbabazwa n'ubuyobe. Nawe namubwiye ubuyobe mperutse kujyamo bwa runaka, sinjya mbashaka kumuvuga izina. Aravuga ati okay, ibyo ndamubaza ese ibyo byose uzabinkundira ko nabinyuzemo? Ese uzambabarira? Ni nako kunamubwiye. Nimusaba imbabazi z'ibyo byose nanyuzemo. Yarongeye ashaka kurira. Arambwira ati shingiye ku buzima bwawe byose wemererwaga kubikora, rero ntabwo nzakugaya, sinzanabigucyurira, nta nubwo nanaguseka, bibaho. Akimbwiye gutyo ndavuga nti okay, hagiyeho kandi 20%. Sasa reka nkomeze nshakishe. Urumva ko ari umunsi wa kabiri twari duhuye. Umunsi wa 3 musaba kuza mu rugo ngira ngo arebe n'abana banjye, noneho nababona ndebe reaction ye. Ubuzima bwanjye arabuzi, noneho ikindi gisigaye wenda kiya kibimbogamizi ku basore, hasigaye abana sasa.
mwereka abana umubare wabo n'ingano yabo. Mfite abana bubaha bati, mfite abana bubaha, ntibajya baza hari umushyitsi muri salo, ariko narababwiye ni hari umushyitsi ugiye kuza hano, mube muri salo namwe mumuganirize. Araza turamwakira, abana baricara, nta kintu nabatangarije abana. Sinari guhita mbabwira ngo dore musheri wanjye hoya. Gusa yaraje aradusura nk'uko undi mushyitsi wese yaza. Aragenda, abana nabo ntibambaza baturiya muntu waje n'indi hoya. Muherekeje ndamubwira wabonye abana banje. Yahise ampa kabiza arambwira ati sheri. Nibwo yaramyise sheri. Ubundi wenda yambwiraga Jenny gutya, yari ataratangira kunyita sheri. Ariko nkimubwira wabonye abana banje, arambwira sheri. Nababonye ubyara abana beza. Ufite abana beza. Wabakunze se? Ati niba nagukunze n'abana bawe nabakunze. Iryo jambo akirimbira ko niyo kintu cyanyuma nari nshigaje. Naravuze nti wi. Birashoboka. Jenny afite abana bangahe? 3. Abana 3. Mukuru imyaka ingahe? Ni ngombwa kuvuga imyaka yabo ko batabintumye bitazaba babaza. Wenda bitewe n'akazi bakora, hari ushobora kuba atagaragaza imyaka y'ako kanya bitewe naho n'ubuzima arimo. Mutoya basi. Mutoya afite imyaka 8. Imyaka 8. So n'abana bakuze. Abana bakuze kugira ngo ubereke umukunzi wawe biba bigoranye cyane, ndakeka ko ku bagore bose. Ni ikintu cyo gutekerezaho ukamenya uburyo uri bubwiremo abana. Wa wundi musheri wa kera bari baziranye. Bari baziranye. Ugatubwira ngo bari inshuti yazaga ngo bakagana. Aho kubyo byose nkeka bari bazi ko ari nk'umujama wanje, bumvaga wenda gahunda yindi ikomeye ya nyuma wenda idahari. Babibonaga nk'umujama hari, ngira ngo niko babibona kuko niko nabibabwiraga. Abana bawe bungu bazi ko Bertrand ari sheri wawe. Barabizi. Umunsi ubabwira wakoresheje ihe mvugo cyangwa kubasobanurira ko Bertrand ari umusheri wawe, wabigenje gute? Sheri yarambwiye ati ndashaka ko dusohoka kandi uzane n'abana. Aradusohokana, turagenda twicara n'abana Samuel. Igihe turimo twishima ndababwira uyu ni umukunzi wanjye. Nibyo nababwiye gusa. Wirinda guhita ubabwira byose, urabona gusa barabizi ko ari umukunzi wanjye. Namubwiye rero uyu ni umukunzi wanjye. Baravuga bati mama ni byiza. Gendeka ngusubiza inyuma kuko no muri comment abantu baraza kubaza kano kantu nutagasobanura neza. Abana bawe uko ariko kose nimba muto afite imyaka 8, abandi ni bakuru bafite ubwenge bashobora kureba bakamenya ibintu byose. Cyagihe utubwira urukundo rwawe na Promesse, mwabishize kuri social media hano hose, mwagendaga mugakubitana amabizu y'ibiki byose. Abana bakuru nk'abariya ntago barebaga social media barebe bavuge ngo ese uyu nguyu ntago ari umusheri wa mama? Barabibonye ndetse bibagiraho ingaruka. Sibyo? Umwe ni umukinnyi, abana bakinana baramuserereje. Amubwira mama wawe agiye kurongorwa n'umwana ungana namwe biki n'ibiki. Urumva umwana niba yarazi ko Rotipa ari umujama, akaza kumva bagenzi be bamubwira bati mama wagiye kurongorwa n'umwana ungana nawe, umwana byaramutushije. Sinjye amenya kwirarira ngo mbe nabeshya abantu. Ngiye muri gihe abamukuri. Abo bigana baramubwira bati twabonye mama wawe ari kumwe n'agasore. Yaraje kuko abana banjye baranyubaha, bafite uburyo babimbwiyemo. Barambwiye bati mama abana ku ishuri baranserereza, abana kwigana baranserereza. Kumva Messi baranserereza. Birangije birangije ako kantu nagakunze cyane. Naricaye ndababwira nti ntacyo nase niba baguserereza nta kundi nabigenza, bizageza igihe bashira ntago bazabuhora baguserereza. Ariko nimbuze ikintu mubwira. Niko byagenze. Gutandukana kwanyu nabyo barabimenye uko ariko cost of course kuko bakurikiranaga social medias, barabibonye barabimenya. Waje kubasobanurira gute itandukana ryawe na Promesse? Ntago nigize mbibasobanurira kuko nyine nko kubivuze nabo barabyiboneraga, bafite smartphone. Buriya bajya kuri social media barabyiboneye. Gusa nta kintu bambajije, nanjye nta cyo nababwiye. Byarangiye gutyo. Ahubwo nari ntegereje ko nimbereka sheri wanjye wenda bari bumbazi.
ariko mu by'ukuri ntabwo babimbajije nta nubwo nabonye mu maso yabo wenda bibutse bya bindi ahubwo nabonye niba wenda nabo baba batekereza ibizi gusa nta kibazo babigizeho. Mutangiye gukundana kuko hashize igihe kinini kuva mu kwezi kwa 12 kugeza uyu munsi n'amezi menshi cyane. Igihe cyose hano hagati bamwakiriye gute nk'umusheri wa mama wabo, bamwakiriye gute Berta? Okay, nabivuze yaje kudusura bwa mbere ndababwira yo n'umukunzi wanjye bati ni byiza, bwa kabiri nyine aradusohokana ndababwira bati uyu n'umukunzi wanjye bwa kabiri nyine baravuze ni byiza nta kindi barengejeho. Ubu bamwitande papa, uncle cyangwa sheri wa mama? Ngo tujye tumuvugana n'abana. Nta kintu bajya bamwita, sinzi mu mitima yabo ko bamwita. Gusa ntago ajya azanga bamuhamagare, wenda numva uko mu buryo bamuhamagaramo sinzi, buriya wenda nzababaza numve, ariko ibyo byose ntabwo bamwita papa kuko ntituri abana. Bertra, ni ibintu bikomeye cyane kumva ibintu umugore we yaciyemo ku bagabo bari benshi cyane batandukanye hano mu Rwanda cyangwa ahandi aho ari hose ku isi. Ibyo yaciyemo, ibintu yagaragaje, gukundana na kare gasore, bakavugwa ibintu byinshi kuri social medias, nawe ukavuga ngo uko ari kose ibyo byose njyewe naguye mu rukundo. Biragoye cyane, wewe ni gute wese wiyemeza cyangwa ni izo mbaraga wazikuye zo kuvuga ngo all in all I'm in love? Akoze bagti buriya hari ikintu kibaho, hari ikintu dukomeza kandi kidakomeye mu buzima, kuko burya ikintu cyose wumva feeling muri wowe kumva fear yacu, nubwo impamvu mbivuze ako kantu kamanze nkavugeho, burya ni commentaire nkunda kubona zitukana cyane zigira ute ndabishanisha n'icyo kibazo warumbajije, kuko buriya ntabwo ngiye ibyo njyambyitaho. Burya iyo nkora ikintu cyanjye ku giti cyanjye, niba ari cyiza kimbereye cyiza, nta mpamvu yo kuvuga ngo undi wese ngakibone neza. Nakibona neza sava, nakibona nabi biramureba, kuko njyewe na his excellence wacu aravuga ati wowe ubwawe numva ikintu kikurimo just gikora feeling cyane ko ari na cyiza kitari kibi, ukagifiringa kumva ko nta kibazo kijyanye n'icyo kibazo warumbajije. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu, ntabwo ngiye byankomereye cyane, ntabwo nabifashe nk'ibintu biri too much, kuko nabyisanzemo kandi ndabifiringa cyane. Ahubwo nabyita ko ahubwo nari sinzi ko nabyita, niba nari mutegereje, niba yarantegereje ntabwo mbizi, gusa nashakaga umuntu umeze gutyo, ishusho ye gutya n'ubuzima yabayemo n'umuntu nashakaga ngiyeyo cyane, kuko burya umuntu yaciye mu bikomeye ahinduka ukomeye cyane. Niyo mpamvu n'isaha ntabwo ndabwira leta kandi ni fair yabyo. Nago twakomeza tutamenye Berta ni umuntu kiwe yakoze gute muhe buzima kugira ngo agire uwo mutima wo kumva kuba umumararungu wa Jane, wakoze gute, ni bihe waciyemo cyane cyane story yawe y'ubuzima bwawe cyangwa story yawe y'ubuzima bw'urukundo rwawe? Okay, jewe buriya ntabwo story yanjye ngiye iremereye cyane, hagiremereye cyane, ariko ibyiza nabyo numva yo cyanze bikunze wenda umuntu yazayigira, sinzi n'umuntu wenda yazabikorera munsi yabyo, ariko just wenda navuga aho muri makeya nihuta, ntabwo biri too much cyane, ntabwo biri too much cyane, kuko nanjye ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane. Gusa nanjye just mfite umwana nk'uko nawe afite abana, nanjye namweretse umwana wanjye umuhungu, njye mfite umwana umwe, nawe aramwishimira. Just niyo mpamvu nashaka kubyinjiramo cyane, byahasaba ko bigera kure gutya, ariko just tuzabivugaho. Uzabivugaho. Mama we mwana mwatandukanye gute? Nibyo nashatse kukwepaho gake kugira ngo hatabyinjiramo. Uzabitubwira. Okay, that is the promise, okay? Nta kibazo. Wahuye n'ibikomere ariko uko ariko kose mu rukundo?
bisa nkabyo ariko ntago biri too much cyane. Ntago biri too much cyane. Yes. Jane, mu gihe kinini icyahise umaze gutandukana na Promise, abantu benshi barakubwiye ngo Jane please ubu ngubu wakuyeho isomo nuzongere gushyira hanze umukunzi wawe. Usibye ko nanjye nabafatiranye nuzongere gushyira hanze umukunzi wawe. Byarabaye muri iki gihe cyose cya kuva mu kwezi kwa 12 kugeza uyu munsi wari uri mu guhishahisha, ariko iyo hari umuriro umwotsi ntago wawuhisha. Urukundo ruragaragara. N'ubushize mu kiganiro turimo kuvugana phone ya sikubitari amabizu yarasabwa, turabyumva natwe. Abantu ibyo bakubwiraga ngo nasomo wakuyeho ryo guhisha umukunzi wawe mugakundana bunyi. Ya bagti abantu bavuze gutyo ni abakunzi banje. Mbisubiremo, abantu bavuze bati ntuzongere kujyana umukunzi wawe kuri social media. Ni abantu bankunda, ni abantu bangiraga inama. Ndanabakunda cyane. Umuntu wese uzi ko yanditse iyo comment ndamukunda cyane, ariko nanamutangariza ko kuba turi hano koko nuko wadufatiranye. Uretse ko nanone nabyiyemereye no mu kiganiro nakoze kuri BigTown ubushize mbamenyesha ko mfite umukunzi kugira ngo banishime bumve ko ntafite irungu. Kuba rero wadufatiranye nta kibazo, nabo ntibibababaze. Kimwe nuko nanone kumubereka bakanabona isura ye atari bibi. Mbikoze cyangwa se nzabikora kugira ngo banamubone, babone n'itandukaniro ryo kwibeshya nari naribeshyeho, babone n'itandukaniro ryo kuba noneho ndi mu gihe Imana ishakamo, cyangwa se ndi kumwe n'uw'Imana ishaka ko mbana ndi kumwe nawe. Kuhagaragara rero mu rwego sinzamugaragaza cyane ngo nkuko twagaragaraga hariya wa mugani byigize no kuvuga ngo turabarambiwe. Ntibazamurambirwa, wenda nyuma yawe najya nko handi hamwe honyine, cyangwa se haba henshi akabaho habiri, nabwo bitari cyane, rimwe. Ubundi abakunzi bacu bakajya babona ibyacu kuri channel yacu yitwa Jane Show. Aho no bazajya basanga utwo twikora twose, ibyo bifuza ko dukora bazajya bahaza baduhe ibitekerezo, batubwiye turashaka ko mudukorera ikiganiro kimeze gutya tukibahe. Ariko ntabwo nzamuzerereza kuri channel, bambabarire, nagira ngo bamubone. Kandi kuri BigTown niho hantu hambere mbanje, kubera ko ariho niho hari ba data bukwe, ba mabukwe, baramu banje, abo bose n'igihe Imana izaba yakizeho igihe, mbese nawe urabyumva kuri system ni hano naha. Invitation ya mbere izabiri hano, ndabimuvugiye sinzi niba bihari. Ndahagaruka mu kanya gatoya. So Beltra, usibye no kugira ngo nakwinginze cyane, byangoye cyane kugira ngo nkwemeze muri iki kiganiro uze kwicara hano tuvugane. Mwanze mwinywera amazi kwanza. Ibyo ngibyo ni by'urukundo dukeneye. Urumva byangoye cyane kugira ngo nkwemeze ngusabe wite wemera nawe kwicara hano imbere ya kamera za BigTown TV. Usibye ko ariho wakuye umukunzi, ni byiza. Tugomba kujya mudusangiza urukundo rwanyu n'inyigisho mukuramo mu rukundo rwanyu. Ibi bintu bya social media no kugaragara uri kumwe n'umukunzi wawe Jane amaze nyuma y'igihe gishize yarahitinze cyane ari kumwe n'undi mukunzi, wowe bifata gute, ubibona gute, cyangwa bimeze gute kuri wowe? Njye uko mbibona nkuko yaramaze kubivuga, just nanjye yarabinsobanuriye, ambwira ko bitazaba too much. Just ikintu cya mbere yambwiye ngo kuko ngo haracyari n'abamusengera n'isaha, babonye ibikomere yaciyemo, uravuga ati byanze bikunze aracyabirimo. We arambwira ati arashaka ko kunyereka abakunzi be byibura babone ko yabonye undi muntu mukunda kandi na cyane. Nicyo kintu ntabwo nawe kubimwangira, kuko n'ubundi urumva ntacyo namwima ngifite, kuko nirinda cyane ko yarababaye bihagije. Niyo mpamvu rero nahise mbimwemerera
ntabwo bizaba too much bizajya cyane bizajya biza kuri Jenny show akenshi kandi nanga impamvu mpaje nkuko babivuze nawe bakti just niho namumenyeye niyo mpamvu burya umuntu ngo ijya kurisha ngihera ku rugo. Okay, ni byiza cyane uriko uzi ko turabaranga beza cyane. Utwizeza gute ko utazababaza umushiki wacu? Bo ntago namubabaza kuko ibyinshi yagiye abibona cyane ko nanjye isa ndimo kubyivugira nk'ubwo yagiye abibona ariko nanjye ndimo kubyivugira hano kuri kamera ya BigTown TV no kuri Jenny show biriho byose ntago nzamubabaza nawe narabimwemereye kandi. Ufite zihe plan umufitiye zihe plan umushiki wacu? Bo plan ni mu mago just ariko iyi ni etape ya mbere duteye n'izindi zizagenda tubimenyekanishaho cyane. Niyo mpamvu twabwiraga ati no kuri Jenny show hari ibindi biriho hari n'indi bizazaho just namwe ntabwo tuzabibagirwa naho tuzahaza icyo gikorwa nikijya kuba naho tuzahaza. Yes. Ufite gahunda yo kumujyana ku rukiko hariya ku murenge ukamwambika impeta akambara agatimba no kambara costume amahoni agakubitwa za zindi za pu indabyo ibiki byose tugapopinga champagne n'ibindi byinshi byiza bibera ku munsi w'ubukwe? Ufite izo gahunda? Gahunda irahari kandi iri vuba cyane kuko bo ntabwo nahita mbitangaza kuko ntabwo hari kuko turi muri etape ya mbere etape kugira ngo banze bamenye n'abakunzi be etape izakurikiraho byanze bikunze ndumva ari byo. Wow, Jen warakoze divorce na papa w'abana cyangwa mwaratandukanye gusa? Divorce nayikoze mu 2008. Yarakozwe. So ubu ngubu usho kwifatira undi Bertrand musho gufatana nguko mwafatanye mukajyariye mugafata drapo na Bible mukarahira imbere y'abantu n'Imana n'isi yose? Byemerewe. Urabyemerewe? Urashaka ubukwe? Cyane. Sawa. Bertrand namubajije ko atazababaza umushiki wacu. Ese nawe ntago uzababaza Bertrand? Kumubabaza no kwibabaza. Ntago nzamubabaza kuko ndabizi neza ko naba nibabaje. Ko niba umuntu baktere kamvuga akakantu ngiye kumuvamo. Ngo ngwiki? Ngiye kumuvamo. Hari igihe akakanya ngiye kwivamo nako. Hari igihe njya nibabaza. Nkibabaza nta kintu na kimwe kimbabaje kugira ngo ndebe koko kujyagiye mubwira ibyanjye yababaraga. Gusa akabona turimo duseka akabona ndibabaje mpita mbona ukuntu ahise ababara kandi nibabazaga kugira ngo ndebe ko ese umuntu koko nindamuka nongeye kubabara hazaba yararangije kumva ko byarangiye n'ubundi twakundanye umubabaro wanjye ntumugira ikintu mukoraho. Nkibabaza nkababara ariko atubaye iki niki utekereje iki nibihe bintu wibutse nkamubwira ntabyo ariko nkahita mbona arababaye yagihana aricaye yifasha rya bese bivuze ngo iyo mbabaye nawe ahita babara. Rero kumubabaza nanjye no kwibabaza sinshobora. Ngo ugiye kumuvaho? Oya dari kuvamo cyari cyo kumena ibanga nko kumena ibanga nicyo nashatse kuvuga. Nangize ngo none no kwikuraho. Oya ngiye kuvuga uburyo njya mutestinga nkababara kugira ngo ndebe ko ari bubabare. Nasanze iyo mbabaye wababara kabiri. Rero niba mbabara cyangwa nibabaje kugira ngo murebe wagahita babara kabiri ntago ushaka kumubabaza. Umufitiye ihe migambi zihe gahunda zihe plan? Imigambi mufitiye ni yuko Imana nishyigikira ibitekerezo byacu cyangwa se projet yacu ikayishyigikira nzamuhesha ishema. Ntitaye ko abantu wenda bavuga bati nuko ari warabuze gukunda wenda naje kuko no kubanza kuri social media kumugaragaza gutya nuko hari byinshi ndimo nirinda biga abantu babamereye nabi mboneho no kubiyama ahubwo ngira ngo bamubonye. Hari za nsore zingana
na ex nazo ziza ngo buriya ubwo yari yakundanye n'uyu natwe reka tugende tujye kumukinisha mboneye no kugira ngo mbaye gasopo ni gasopo kuri bariya bose abashaka kunkina ku mubyimba rero icyo mufitiye nuko nzamwubaha nkamwubahisha kandi nkamwubahira icyo yankundiye nzamwubahira icyo yankundiye nzamuhesha agaciro ko yakampaye ntabwo nzatatira igihango. Okay. Beritra ubu ngubu ugiye gusura Jenny mu rugo ukagongana n'umugabo we wa kera aje kureba abana akwifata gute byagenda gute? Nta kibazo kuko burya ndanamwubahira kuko burya ni se w'abana be kuko igihe cyari cyo cyose ntabwo narakara ahubwo byanshimisha kuko byibura anabibutse akaza kubasura numva ni ikintu cyiza cyanshimisha ntabwo mbeze nk'ababa contract niko nabyita wumva bababazwa n'ikintu kubera ko kibayeho batabona uburyo kibayeho njyewe mfiringa ibintu ibihari n'ibyo mfiringa just nta kintu nongeyeho nta kintu ngabanyirijeho nta kibazo nabigiraho. Niki cyatuma mutandukana? Ikintu cyatuma dutandukana kugeza isaha uretse wenda gucara inyuma nibyo bintu biba biri too much no ku bantu bose nta nubwo ari njye nyine ariko nk'uko mbajije kuri njye ku giti cyanjye nicyo kintu numva cyane cyaba kiri too much cyane. Umufashe ari kuguca inyuma ni direct nabyo ntabwo mwifatiye just mwifatiye ntabwo nabyo nabanza nkamubaza impamvu byabayeho nabanza nkamubaza impamvu byabayeho then yamara kumbwira arya umuntu yanagira akagusaba n'imbabazi nabyo birababarirwa nta kintu kitababarirwa ariko just nicyo kintu kiba kitumashe cyane wenda navuga. Jen niki cyatuma mutandukana na sheri wawe? Navuga iki kuko ngiye nubwo avuga gutana inyuma ngiye kereka bibaye too much akabikora rimwe akabikora kabiri bwo sinakwihangana nanjye nuko nci inyuma pe sinababeshye ariko rimwe yansaba imbabazi atazinsaba nabanza nkicekinga nkavuga ese ntabwo yanci inyuma kubera jewe ese ku ruhande rwanjye ibyo nsabwa nk'umugore mu rugo ese ndabyujuje nkamubwira sheri wabikoze nagufashe nawe wabibonye ese ni ikihe kibazo cyabiguteye kaba wenda yambwira defo zanjye cyangwa se ibyo munanizaho wenda nshobora no kumusaba imbabazi kuko ashaka kubikora binturutseho nkaba namubwira okay niba ari jya guteye kujya kubikora mbabarira ntabwo nzabyongera ariko ubwo amaze kumenya ko ari jewe kibazo kuko natwe abadamu dushaka gutuma abagabo bacu baduca inyuma nasanga ari ingeso wenda yadukanye kuko dukundana gutya ibyo ari byo byose ubizi ko umuntu ari umuhehesi cyangwa atari umuhehesi kuko hari ibintu byinshi bireberaho nsanze ari we namubwira noke ubu ngubu byabaye ndihanganye ariko nibyongera uzahite wiciraho ngo nanjye nzagenda ukwanjye ntitaye ko wenda amagambo azavuga bwa kabiri bati Jenny yananiwe n'urundi rugo Jenny byanze nzavuga naho kugira ngo nicwe n'agahinda igendere nanjye ngende inyuma bwa kabiri namuta ngenda. Umunsi wa mbere murebana mu maso mugakubitana kabizo byari bimeze gute uwo munsi ako kanya nyine? nabanje kumuzenguruka muzenguruka numva ndashaka kukamuha ariko ngumva mfite isoni kandi nzi ko nigeze kujya mbunyanyagiza aho ubwo bubizo butagombaga kujya sha nkamuzenguruka nkamufataho nkamuryamaho gutya ngashaka kukamuha ariko isoni zikanyica nawe nkabona yemereye gutya nk'umuntu ugategereje n'ibanga ndangije ndamuha ndavuga nti kama mbaya ni mbaya ndaza mpitamuha kabizo nyine bihurira. Beritra ikibizo cya mbere kinini byari bimeze gute kuri ho? Nacyo kintu mukundira cyane nacyo ki mu bintu mukundira nkunda bizuye
ya sinzi ukuntu iza ntabwo iza nk'izindi ariko ndayikunda akima bwa mbere byaranshimishije kuko just burya iyo umuntu muhuye mukaganira mukemera mu rukundo niko kantu ka mbere katumye nanjye mufungukira yantangira kumuganiriza nanjye ubuzima bwanjye nacyo gihe namuganirije nanjye ku buzima bwanjye. Okay. Bazi akandi maze musome kuri grass y'amazi tugiye kugaruka none mu yindi topic. Yawa abatabyemera muravuga iki? Yawa mwanze musome ku mazi noneho tugaruke mu yindi topic ya neza cyane this couple man yarangiye aguhe aha subona se this love is so beautiful kuba dafite abakunzi muri yahura this love is so beautiful just like that. Okay, ubushize twaganiye na Jane ashize iminsi 9 yonyine kuri kamera za BigTown TV. Twashizeho ikiganiro kivuga ngo Jane yongeye kugwa mu rukundo, nubwo bavuga ngo ndumukecuru na nkweto iburi yayo. Ahangaho hagati ikiganiro Jane umushiri yaramuhamagaye baravugana gahunda ziba ari fresh kabisa moto tudavuga ngo uko ariko kose tugomba gushakisha Jane ari kumwe n'umukunzi we nibyanga na gitumo tuzamugo gitumo ariko tumubone. Finally byabaye uyu munsi turi kumwe nawe imbere ya kamera za BigTown TV. Muri iki kiganiro twakoranye harimo comments nyinshi cyane zigeze kuri 120 ingahe zose. Muri izi comment nifuzaga ko Jane n'umusheri we baraza gufatanya gusubiza zimwe na zimwe, ndagenda nzisoma vuba. Hari abagaragaje amalavlava amaso yafite utuntu tw'urukundo fresh cyane ko bemeye urukundo ni moto. Tukimanuka hasi ku makomenti hari abantu bavuze ngo comment ya mbere bavuga ngo ubwo yaragushimishije sha ariko ufite ikibazo disi harya ngo nugutwika. Nugutwika Jane? Reka. Beltran nugutwika? Agaro gutwika. Okay. Jane urimo kwitwikira umuntu uri serieze najya kubeshya yerekana inzu atariye nje ndumubyeyi. Hari ibintu najya ntumva ubu abana babyifatamo gute? Subiza ikihe ofise comment nyinshi. Ingi ni imwe gusa ndende. Mere kuri iyo ngiyo y'inzu se. Ikintu nabwira uwo mukunzi bajye bakurikira ikiganiro bagisoze. Icyo niyo kintu cya mbere mushubije. Kuko yaza gukurikira nk'ibiganiro byinshi nagiye mvuga byerekeye iyo nzu yakabaye igisubizo yarakibonye. Neka musubiremo basi. Musubiremo muhe amakuru noneho nyamwibwirire atajya kuyakura handi. Inzu ntabwo nayigaragaje nk'inzu yanjye. Narabivuze cyane ndavuga ngo njyana X cyangwa se channel isura kuri ndi kumwe na X ikadusanga aho hantu. Narabivuze ngo ni nka kwa kundi muco wa Kinyarwanda cyangwa se n'undi wese yabikora kujya kwerekana umukunzi ukaba washaka handi hantu heza hamubereye wumva ko hamubereye akaba ariho waje swat wakodesha hoteli swat wajya muri famille yawe hari inzu nziza ko nka kamera ntago waza kwitunga ahantu hatameze neza kandi ugiye kugaragaza umukunzi wawe bwa mbere. Nagiye muri famille iriya nzu ni ya famille ni ya kazini wanjye. Ndamubwira ni hari mfite umusheri kandi hari cyane iri buze kudusura nta kibazo wadutiza tukaba tuhibereye. Ntabwo nayigaragaje nk'iyanjye mbazajye muri icyo kiganiro bambwire aho navuze ngo dore inzu yanjye hana hamwe. Okay, uyu nguyu yitwaga Denise Haguma niwe wari yabajije icyo kibazo. Uyu nguyu yavuze ngo bati ndabakunda cyane berwa
we yavuze ngo uyu mumama ni danger. Parfait w'imbabazi we yavuze ngo husband c'est tout. C'est tout rate. Arya c'est tout bisobanura iki mu gifaransa? Birahaje ni ibyo nyine. That's all. Thank you so much. Wa mumama mwiza yasubiye mu rukundo ndakwemera this. Undi yavuze ngo Claire we yavuze ngo wihuse yabyaye ibihumye. Uyu nguyu we yavuze ngo ewe Jenny wakagombye ukivugira make wibuka no kuri promesse wavugaga uko sinzi yabyanditse nabi nago mbisoma neza. Yawe numva Jenny avuga ngo ntazosubira gukundana none yasubiye sinzi abantu ukuntu bandika. Nari naribeshya kwibeshya bibaho. Okay, undi yasetse cyane ngo ha narumiwe gusa uzababara. Yendaga kubabara ntago umuntu ahora ababaye. Undi yavuze ngo yasetse cyane nawe yaravuga ngo uru rugo rufite amadayimoni kabisa. Uyu ntabwo nadusengera yirukana agenda natwe ntabwo tuyashaka. Uyu ngo yitwa Justin. Undi wese vuga ngo uramazerata niba uri umukecuru ariko uri classe moderne. Ndamaze nta nubwo ndi umukecuru usara akabantu bafite. Ngaho uyu nguyu nuko ngo yanditse gusa Imana izabaje imbere mu rukundo rwanyu mama. Amina. Ariko mama ndasetse pe. Uyu nguyu nawe yitwa Hirwa yavuze ngo uyu mumama ashobora kuba atarabonye umwanya wo gukunda mu bwana none akaba arimo yisanzura cyangwa bimwe bita retourdage. Ubwo nibyo ngo uyu mukecuru Nyagasani amutabare kabisa. Hanyuma mama wenda nyirakuru bitwa nde? Uyu nguyu nawe yavuze ngo ariko si byiza ashobora umurundi ikintu cyose umuntu akoze kuza kugitangazamakuru cyangwa social media uru rukundo ni ibanga rwanyu kabisa nagorane kandi ntacyo bitwaye muvyeyi mwiza byose ni amahoro kweri. Yitwa Grace. Undi yavuze ngo Jenny uko bizokugendekera kose njyewe nzoguma nkwikundira. Narayibonye iyo mana. Warayibonye? Gusa umva ndaza kuyishaka nje kumureba mwandikire nawe. Reka nguhe izina rye kuko hano tujye tuvuga ngo tuzasoma comment z'abantu iyo tukazisome nabo bumva bameze neza. Ungu yitwa Wimana Anita. Niko yitwa kuri Fibi. Yes, Wimana Anita yongeye yandika indi comment ngo Jenny nukuri ndagukunda ariko nuzosubire kuvuga ko nuwo wundi yaguhevye nawe yashobora kuba yavuye Burundi cyangwa ari Burundi. Ubu se abantu bo bakizwa n'iki koko uzomutuzanire shu turagukunda abarundi kazi yese birangiza none bati inshuti mfite nyinshi n'abarundi ndamukunda niti ndagukunze. Uyu nguyu yese avuga ngo ryoha mama shenge yitwa Iradukunda. Uwo ntiwamenya ko ashatse kuvuga ariko nawe naryoha. Okay, uyu nguyu yese avuga ngo ndabona Jenny yaguye muri sentore Lionel wa Biju. Musubizo yitwa Wasebet. Ni muri sentore. Okay, bambonye ntabwo ari sentore. Okay, ndasoma izindi nk'eshatu turekera ngaho kuko ni nyinshi cyane. Comment ijana na mwiza ubwo bwiza bujya mu isafuriya bwoza isahani busa uburiri none se ko mu bufite babajugunyira iki? Shekireti yashizemo isukari itera isesemi yitwa Bahati Inosa. Bahati niba ufite isesemi jya kuruka urataruka genda ubimara yo biruke warutse Okay, navuze ngo ngiye gusoma izindi eshatu. Uyu nguyu yitwa Jamila
Nyiranshuti Jamila yavuze ngo Jeanne uramaze imyaka ni imibare mama. Ndamaze rata Jamila. Uzababwire ko hasaza umubiri ariko umutima udasaza. Ikunde ikindi wikundire uwo ushaka bitwaye iki se? Yego rata turakoze. Okay, Angelique yavuze ngo Jeanne urinjajwa pe. Angelique urakoze rata, reka mbinjajwa buriya nawe ari uzabinjajwa mu gihe nazi. Ngo no gukundana nawe nuguhumanirwa. Kuba atari musaza we nkundana nawe ari nakate musaza we ntazankunda. Ngo umugore utagira ibanga koko wagiye wishira nuzi yuko umugore uruwigira ibanga ubundi wowe bagusuzumye ufite trauma y'urukundo Nyagasani akwigishe kubaho muri iyo minsi sigaranye. Arayizi se iyo sigaranye arayizi cyangwa iyo maze arayizi namenye ibyo. Uyo ngo yitwa Mukakibibi Angelique. Irakoze Evelyn yavuze ngo nyomba iri gutwika nabyoroshye sinzi ibyo yashatse gusobanura. Uwo ndamumenyereye natera kose nzi comment atanga ndanamuzi. Uyu ngo yavuze ngo Jenny uranyishe none we nubona kuri umukecuru. Mama we na nyirakuru bitwa nde nashakira izina bita ubundi nanjye ndyemere ako mpfa kuba n'umukecuru wa sheri. Jenny ufite abahungu bakuze kweri ibintu sivyo pe. Abagiriye impuhwe sinagiriye impuhwe. Uyu yavuze ngo dore imbogo. Dore impara uyu ngo yavuze ngo ujye ubanza ukore ibiganiro kuri channel yawe. Uratwemeje pe gusa uwo muntu tumwubahe. Avuze neza ni inama ngiriye kandi nzabikora. Ngo Jenny aka Jennifer Lopez. Iyo comment na sheri twayibonye turi kumwe. Uwo muntu yitwa nde Bagti? Uyu ngo yitwa Eugenie Dushimimana. Eugenie ashubirije aba bose banyise mukecuru. Jenny aka Jennifer Lopez. Nikundira ko uri stress free. Ntabyo babona abakontere section ibyo banyita mukecuru. Yego rata Jenny. Okay. Comment zo ni nyinshi cyane. Reka nsome imwe ya nyuma turekera ngaho kuko comment zo ni nyinshi ariko mujye mutwandikiye kuko tuzajya tuzisubiraho no muri iki kiganiro muze kwandika nyinshi cyane. Next time we gonna be back. Jenny urukundo nirwogere ukundwe muhire Nyagasani. Imbere nukuri bavuga ko ubuzima ari bugufi. Ni nayo mpamvu utagomba guheranwa n'agahinda. Arakoze cyane. Haleluya. Amen. Umva urashaje inshuro 100 birangize Bagti birangize izo ndazimenyere wakaraya yitwa muhawe n'Imana Rose. ndashaje wa Bertrand ndashaje nicyo yankundiye wa mwiza wanjye wewe nagura akaraya ariko bura aho twahuriye se manire cyabo. Ndashaje mwana ndanabyiruye nusaza nanjye byiriye abasore bakundwa n'umusore nka Bertrand wazaga kundwa ngo wa mama we ufite abagabo benshi tumugezeho Bagti yitwa Jenny. Yes uwo ngo no mutaramu bura yakwiganaga intro yawe buriye ariko bura no gutebye uwo ngo nta kibazo. Ngo Jenny we ibyishimo birahenda rata niba waragize amahirwe yo gukundana nta kibazo. Ikibi nuko we yaba atagukunda by'ukuri gusa amahirwe masa. Nta gisubizo icyo nari mufana wawe ariko ndakomeje. Gisubizo sheri yitwa Murora Mary. Okay ndamukunda cyane. Yes twarekera ngaho comment zo ni nyinshi cyane. Iyi ngingo ariko Jenny ifata nk'utundi turaya rwose ndebera ukuntu yiryagagura. Jenny iboneye umupfubuzi kazi. Yitwa nde? Uyu ngitwa Mukamurenzi Vestine.
ikintu nabwira Mukamurenzi n'abandi nkawe buriya niba abakobwa bagumiwe babuze abagabo barareba bagasanga Jane ndabarusha imyaka bati mukecuru adutanze abagabo noneho nibabona Bertrand bavugaga kuri uriya nibabona Bertrand noneho bari yanyita amazina bashaka reka nkarangiza aka message ngo ariko Jane yiti ngo hano naringeze nga yiboneye umupfubuzi karundura kabisa niba gupfure wari wapfubiranye sha kuva wavuka ni wa wundi Vestine nyine ya baba gusa nimwise mumenya karaya yavuze ko ubwo ko ari we azi gupfuba no gupfubura ahubwo ye baba we mugiriye impuhwe ngo mbona uyu mukecuru aza n'abapfubuzi bakananirwa kuko yarumagaye barayibonye niyo azashake vava mupangira imbogo cyangwa imvubu narebe mushiki bashobora kuba ari ufite icyo kibazo nawe njyewe wapi yes Jane comment batera sheri wawe reka base banze atange conclusion y'izi comment n'ibiki byose ikintu cya mbere nge nabanze kuvugaho ndavuga kuri comment ebyiri comment ya mbere ni witwa ntabwo nibuka izina ariko ni yavuze ko ngari akaraye burya iyo ukundana n'umuntu ahubwo wemera kuba indayaye witwara nk'indayaye mbese ikibi ni uko waba indaya abantu bose ariko ari umuntu wawe waba indayaye biremewe kandi ndanabyemera oya si indaya komuteri ariko ugomba gukora ibintu nk'iby'indaya zikora kugira ngo atazajya kujya gushaka indaya zo hanze ntajya no hanze cyane bakajya banze winywera amazi ntabwo yakwinywesha mpare ndarata ndindaya yawe maze Jane nawe conclusion muri izi comment zose tite dusoza izo comment ntabwo nabuza umuntu kuvuga igitekerezo cye umuntu avuga ibimurimo ubwo nyine ibimurimo nibyo agomba gusohora bitewe n'uwo ari we naba bandi bavuze nziza bari mwibyiza ndabashimiye bose unyanga unkunda utanga comment nziza ndamushimiye utanga mbi nawe ndagushimiye gusa nta cyampagarika mu rukundo rwanjye nta n'icyareka gutuma mbondiwe asante sana nje ndasoza mvuga gutya ndabipfuriza urukundo rwinshi rwiza ruryoshye cyane muzakomeze mukundane mpaka ubukwe bwanyu nzabatwerera nzabambarira nzanarutangaza ku isi yose kugira ngo barumenye ko Jane na Bertrand barakundana kandi ni byiza cyane inyuma y'ahangaho ku barimo gukurikirana BigTown TV comment zanyu zikomeze kumeneka hasi ariya tuzakomeza kuzisomana next time Jane azibasubize nago muba mwandikiye ubusa nzajya nkora mfata kanya nsubize comment zanyu kandi byaba ari byiza cyane kuri mwese murimo gukurikirana BigTown TV aka kanya reka tubabwire ngo murakoze cyane reka nabo bakomeze gahunda zabo kuko nari nabafatiranye mutibagirwa no gukanda subscribe. Too many things, big things are coming. This is BigTown TV. Kuri cameras ndi kumwe na Martin Kebro. Aya! Kebro kabonye ko kanu. Wagafashe cyane. Ye baba we. Nina. Wakabonye. Ni mbere cyane. Allah. Reba urukundo sha. Nuko nguko turi busoze. I go by the name Back T and this is BigTown TV. Until next time, ciao ciao.